turabasuhuje bakunzi ba Country FM, ariko by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM ku munsi wa kane w'icyumweru. Mu busanzwe dutangira saa 2 kugera saa 4 z'ijoro, ariko uyu munsi dutangiye dutinze. Habayeho impamvu yatumye dutinda gutangira, mwakoze kwihangana. Uko biri kose iminota dufite turayikoresha neza, kandi n'ubundi iby'Imana yatugeneye turaza kubibona muri iyo minota. Uwo muri kumwe rero mu kiganiro ijuru ntirikorerwa ni Emile Nshimiyimana. Nibwira ko abakunzi b'iki kiganiro turaziranye, hanyuma niba uri mushya kandi amazina nayo, ikiganiro kiba kigamije kutumenyesha inzira Imana yagennye iduhesha ijuru, cyane ko abantu benshi nyine bari mu isi batazi amaherezo yabo, kandi uko byamera kose hano ntabwo tuzahabiteka. Turi hano mu isi, ariko hari abandi bari bahari nabo bakahava, bivuze ko natwe tuzahava. Ubwo tuzahava rero buri wese akwiye kumenya se ni mpava nzaba ngiye hehe. Umunyabwenge nuwa kwita ku iherezo rye, kubera kuko byamera kose iherezo rirahari, kandi hariho amaherezo abiri. Hariho iherezo ribi n'iherezo ryiza. Iherezo ribi ni iherezo ry'abanyabyaha, ari ryo kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku bakababazwa iteka ryose. Iherezo ryiza ni iherezo ry'abakiranutsi, ari ryo kujya mu ijuru bakabana n'Imana mu munezero udashira. Ubwo rero wowe udukurikira nawe wagombye kumenya iherezo ryawe, ariko icyiza nakwifuriza iherezo ryiza, ari ryo kuzajya mu ijuru ukabana n'Imana mu munezero w'iteka ryose. Iyo tubabwira rero ku ijuru ridakorerwa, nuko tuzi ko abantu benshi nyine muri kwa kwifuza kujya mu ijuru babishakira mu nzira itariyo, ariyo yo gukorera ijuru, bikarangira rero nta n'iryo babonye, kuko atariyo nzira Imana yagennye iduhesha ijuru. Ubwo rero nyuma y'uko natwe tugerageje mu iyo nzira yo kurikorera tukaribura, atari uko tutagerageje rwose, twaragerageje, twarakoze biranga, kuko atariyo nzira Imana yagennye. Byaje kurangira tumenya amakuru yizewe y'ukuri yuko inzira ijya mu ijuru idaca mu mirimo y'umuntu, ahubwo Imana ubwayo niyo yadukoreye byose muri Kristo Yesu, kugira ngo umuntu nizera Yesu atsindishirizwe no kumwizera, noneho ahabwe ijuru kubw'uwo nyine yizeye. Nyuma rero yuko tugize ibyiringiro bizima by'uko tuzajya mu ijuru tubikesha Yesu, natwe twashyizwe ku mutima umutwaro wo kubwira abandi uburyo bajya mu ijuru biciye muri Kristo Yesu. Kuko iri jambo ry'ubutumwa bwiza si ijambo riduhesha ibyiringiro by'ijuru gusa, ahubwo ni n'ijambo mu by'ukuri riduhesha imibereho myiza tukirana hano mu isi. Tekereza uko byaba bimeze kuba uri mu isi uzi neza kuzajya mu ijuru. Tekereza uko byaba bimeze kuryama ugasinzira wumva amaherezo yawe ari meza. Tekereza uko byaba bimeze utagishidikanya ngo izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Tekereza uko byaba bimeze ubanye n'Imana amahoro. Tekereza uko byaba bimeze uriho udashidikanya ko Imana ikwemera. Tekereza uko byaba bimeze udashidikanya ko uri umwana w'Imana. Tekereza uko byaba bimeze udashidikanya ko uri umuragwa w'ijuru. Tekereza uko umutima wawe umeze uzi neza ko imbere y'Imana uri umukiranutsi kandi mu buryo bw'iteka ryose. Tekereza uko byaba bimeze ubayeho ubuzima bufite ibyiringiro bifite ubugingo. Uyu munsi reka dusome amagambo ari muri Tito, mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito mu gice cya 2 umurongo wa 11, turageza ku murongo
wa 14 haranditse ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Amina. Bavuze ko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Icyo bwacyo aho duhereye ku murongo duhereho dusoma wa 11 ubwo batubwiye ko ubuntu bw'Imana ari bwo buhishemo agakiza. Ntabwo abantu bazi ko ubuntu bw'Imana ari bwo budukiza, ahubwo abantu bagerageza gushakira agakiza mu bindi bintu bitari ubuntu bw'Imana, ariko nyine kuko bikanarangira batakabonye kuko agakiza nyakuri kare mu buntu bw'Imana. Utari wasobanukirwa ko Imana yakubabariye ku buntu, yakwemeye ku buntu, ko gukiranuka Imana gushakaho ugomba kuguhabwa ku buntu biciye muri Kristo Yesu, we wakiranutse mu cyimbo cyawe, we mwene Adamu umunyabyaha utabasha gukiranuka, Yesu akaba yaragukiranukiye kugira ngo n'umwizero warwo gukiranuka kwe, kandi akaba yarishyizeho ibyaha byawe byose akabihanirwa kugira ngo wowe uhinduke umwere imbere y'Imana ku buntu. Utari wasobanukirwa iby'ubwo buntu buzanira abantu bose agakiza, mu by'ukuri ntabwo ushobora gukizwa, kubera ko ntabwo inzira y'agakiza ntabwo ari inzira yo kwikiza, ahubwo umuntu akizwa ku buntu yizeye ko ibyaha bye byose byashyizwe kuri Kristo akabihanirwa, hanyuma agahinduka umwere umukiranutse, umuntu Imana itaburaho icyaha. Ubuntu rero nibwo budukiza. Abantu bashakira agakiza mu bindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ubuntu bw'Imana nibwo buduhesha agakiza. Hari abantu bumva barwanya ubuntu bw'Imana, ndetse abantu bavuga ubuntu bw'Imana ugasanga turashyirwa mu kato n'abantu batari bamwe, abantu benshi batandukanye, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine buzanira abantu bose agakiza. Nta yindi nzira waba waranyuzemo kugira ngo ukizwe, nta nindi ishoboka, nta nindi ihari kugira ngo umuntu akizwe kandi ahabwe ijuru. Nuko yizera ubuntu bw'Imana, nuko yizera ko muri Kristo yababariwe, nuko yizera ko muri Kristo yemewe, nuko yizera ko muri Kristo nta cyaha Imana imubaraho, kandi byose Imana ikaba yarabiduhereye ubuntu bidaciye ku kintu icyo ari cyo cyose twayihaye, ahubwo niyo yaduhaye byose muri Kristo Yesu. Ubwo buntu rero bwarabonetse, nibwo butuzanira agakiza, ariko ngo bukanatwigisha kureka kutubaha Imana kose n'irari ry'ibyisi. Ubwo buntu ntabwo buduhesha agakiza gusa, ahubwo baranatwigisha. Umuntu wakiriye ubuntu bw'Imana, umuntu wamenye ko yatsindishirijwe ku buntu, umuntu wamenye ko yababariwe kandi ibyaha bye byose ku buntu, akaba yarahawe ijuru ku buntu, ubwo buntu yakiriye baranamwigisha. Hari abantu bagiye batubaza, nizere ko icyo kibazo uyu munsi kitaza kugaruka noneho muri telefone muze guhamagara. Mu by'ukuri abantu bavuga ngo twizeye ko twahawe ijuru ku buntu, se ntabwo twagukorera ibyaha? None se ibyo binyuranye n'ijambo ry'Imana? Bibiliya tubwira ngo ubwo buntu butwigisha kureka kutubaha Imana kose n'irari ry'ibyisi. Tekereza niba ubwo buntu ari bwo butwigisha kureka kutubaha Imana, ahubwo uraze gusanga kutemera ubuntu bw'Imana ari byo bituma umuntu ahorana kutubaha Imana, ari byo bituma umuntu ahora ari umunyabyaha cyangwa se akora n'ibyaha. Ariko ubwo buntu bwabwo nibwo butwigisha kureka kutubaha Imana kose n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Ubwo buntu nibwo butwigisha kwirinda, bukatwigisha gukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Mu by'ukuri ubuntu bw'Imana abantu barwanya, ubuntu bw'Imana abantu batemera, ubuntu bw'Imana abantu banenga, ubuntu bw'Imana abantu bagiraho amakenga, ubuntu bw'Imana abantu bapfobya, ubwo buntu bw'Imana nibwo butwigisha kureka kutubaha Imana kose, bukatwigisha kureka irari ry'ibyisi, bukatwigisha gukiranuka mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyo byose bikaba tunategereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo.
ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Mbese umuntu akaba ari kubaha Imana, umuntu akaba ari gukiranuka, umuntu akaba arekeshwe ari ry'ibyisi n'ubwo buntu, anategereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye ndetse n'umukiza. Wowe utegereje ni wowe ubasha no kubaha Imana, wowe uzi ko iwanyu ari mu ijuru, wowe udafite ubwoba. Hari abantu ubwo bafite ubwoba ati Mana yanjye aje nakwirwa he. Noneho abamutegereje rero bazi neza ko bemewe, bazi neza ko batsindishirijwe, bazi neza ko ari abana b'Imana, bazi neza ko bari mu ijuru. Abo ngabo bafite ibyiringiro by'umugisha, bazi ko nta kibazo gihari, bazi ko umwami naza ari bazabaje gutwara. Abo ni nabo bakiranuka, ni nabo bubaha Imana, ni nabo mu by'ukuri babayeho ubuzima bushimisha Imana, ariko n'ubuzima bwishimye. Kandi watwitangiriye kugira ngo ducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ntiwumva ko yatwitangiriye kugira ngo ducungure mu bugome bwose, ndetse atugira ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza? Arega n'ubuntu, arega byose n'ubuntu, arega wibushidikanyaho, arega wivuga ko ubuntu bwagutera gukora ibyaha, kandi ari bwo budutera kugira ishyaka ry'imirimo myiza yose. Nibwo butumye ndi kwino radio, nibwo butumye nkora urugendo rurerure nza hano, nibwo mbese ubuntu bw'Imana nibwo butugira ab'Imana ishaka ko tubabo, nibwo butugira beza, nibwo butugira abana b'Imana, nibwo butugira abakiranutsi, nibwo budutera kubaha Imana, nibwo buducungura mu bugobe bwose, nibwo butugira abantu beza Imana yishimira, ariko nibwo buduhesha ubuzima natwe twishimiye, nibwo buduhesha ubuzima bukiranuka. Ubwo buntu bw'Imana nta yindi nzira y'agakiza, ariko nta n'indi nzira y'imibereho myiza uretse ubuntu bw'Imana. Ntabwo rero turi bubatindire, ndizera ko mwasobanukiwe nanone kurushaho. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, dusanzwe turi hano, dusanzwe tubaganiriza. Ndizera ko mwarushijeho gusobanukirwa. Ndagira ngo we wasobanukiwe n'ubuntu bw'Imana, cyangwa se wamaze no kubusobanukirwa, nawe wanatanga n'ubuhamya ukatubwira uburyo buri kukwigisha kureka gutoya Imana kose, uburyo bwakuguye neza, uburyo bwaguhesheje amahoro yo mu mutima, uburyo bwagugize umuntu Imana yishimira. Ariko nawe washidikanyaga, ndizera ko urujijo ruri kuvaho, nawe wadusangiza ku buhamya bushya, watubwira uburyo none uri kubyumva birushije uko warusanzwe ubyumva. Mbese dusangira ikiganiro. Telefone ni za zindi, MTN ni 0782 44 21 25, ndayisubiramo 0782 44 21 25. Airtel ni 0738 mwaduhamagara tugasangira ikiganiro. Reka tubakire. Allo Country FM. Ando turakumva. Mwiriwe neza. Mwiriwe namwe. Olivier Kwizera. Turakumva Kwizera. Ni umurenge wa Nkungu. Yego. Gagato mugudu ni Madaho. Yego. Tubashimira ku kiganiro mutugezaho cy'umunsi ku wa kane. Abakiza pe. Yego, ni iki wakuyemo Kwizera Olivier? Ikindi nakuyemo yagiye. Reka twakire n'abandi. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Allo Country FM. Allo, turakumva. Urinde uherereye he? ndabona na Munyaneza Pascal hano Mururu. Allo, turakumva neza Pascal. ubwo no kuvuga ngo yewe ndashimira icyo kiganiro rwose mwatugejejeho. Imana igibaho umugisha. Yego, ni iki wakuyemo? Icyo nakuyemo ngewe ni uko icyo kiganiro muduhereza ko ijuru ridakorerwa. Yego. Mu by'ukuri umwuka duhumeka ni ubuntu bwayo. No kuba turiho ni ubuntu bwayo. Ubwo rero mu by'ukuri ngewe icyo namaze gukuraho ni uko nizeye ko Yesu yadupfiriye ku musaraba akitanga ku bw'ibyaha byacu. Yego Pascal, hanyuma kugupfira ku musaraba akitanga ku bw'ibyaha byawe byaguhesheje iki? Byanteye kujya mwizera, kandi nkemera kuko yanyitangiye nyine agapfa ku bwanjye. Akemera akanyitangira. Ubu se wowe nupfa uzajya mu ijuru?
nimpfa nzajya mu ijuru. Uzajya mu ijuru ubikesha iki? Kuko Yesu yampfiriye kandi nanjye nkamwizera nk'umwami n'umukiza. Nkaba nanjye nakagombye kuba nagendera mu nzira ziwe nk'uko bikwiye. Yego, muri make none nta gushidikanya ko upfuye wajya mu ijuru? Nta gushidikanya, kereka natatiye ntanyuze mu nzira z'Imana nkaba nakora ibyo Imana yanga, ariko nabikoze neza ku murongo, nzi neza ko najya mu ijuru. Okay, none se ko tukiri mu isi bishoboka ko umuntu yagira intege nke, icyo wari uvuze cyo gutatira ukagira wenda ibyo ukora bitameze neza, hanyuma ubwo wumva noneho byagenda bite nyuma y'ibyo? Wumva warimbuka? nta mu nzira zayo narimbuka. Okay, noneho Yesu rero nicyo yaje kugukiza, ubundi yaje kugukiza kurimbuka mu by'ukuri. Yesu yapfiriye ibyaha byawe byose Pascal, ntabwo yapfiriye bimwe na bimwe, yapfiriye byose. Ubundi byiringiro by'ijuru bigomba gushingira ku cyo Yesu yakoze gusa. Naho ubundi Pascal we ntabwo ari umuntu wabaho ku buryo yabaho akora ibyiza gusa akiri mu isi, ntabwo byashoboka. Yesu rero yabimenye mbere yo kubaho, apfira ibyaha bya Pascal byose. Pascal akomoka kuri Adamu, bityo akavukana kamere y'icyaha itamwemerera gukiranukira Imana 100%. Bituma rero noneho Imana yo yabibonye mbere, bituma itanga Yesu kugira ngo apfire ibyaha bya Pascal byose. Za ntege za Pascal zose Imana izikura kuri Pascal zishyira kuri Yesu, kugira ngo noneho Pascal Imana nimurebera muri Kristo ibone Pascal ari umwere nta cyaha na kimwe agira, ariko abikesha ko ibyaha bye byose Yesu yabyishyizeho akanabihanirwa. Noneho rero ako kantu bajya gushyiramo, kuko kugira ngo ujye mu ijuru birasaba ngo imigendere yawe ibitunganye 100% ugakuremo. Siko ntigashoboka, mbese ntabwo wajya mu ijuru kubera ko wagenze neza 100% ntubashe gusitarana hamwe. Ahubwo baravuga ngo n'intungane ngo byira 17, kuko na pastor ashobora kwigisha ariko yapfa ntabe yagira mu ijuru kandi ari umupasiteri. Ntabwo nyine n'iryo jambo waruvuze ngo intungane bwira 17 ntabwo rero muri Bibiliya, ariko reka tuvuge ko nta mukiranutsi uba mu isi ukora neza ntacumure. Ijambo ry'Imana rirabivuga. Ahubwo kugira ngo ube umukiranutsi suko imigendere yawe bitunganye 100%, ahubwo nuko ibyaha byawe byose Imana yabikubabariye idasize na kimwe, kubera ko ari byo Yesu yazize igihe yapfiraga ku musaraba. Umuntu abumwere kuko Imana yamukuyeho urubanza rw'ibyaha, kuko ibyaha bye Imana yabihaniye Yesu. Amen. Niyo kiguhesha riri byiringiro bizima byo kuzajya mu ijuru. Nibyo kabisa nabyumvishe, murakoze cyane. Nawe turagushimiye kandi ujye ukomeza uduhamagare, ujye ukomeza udukurikire, na nyuma y'ikiganiro tuzaguha nimero wajye uduhamagaraho tugakomeza kugufasha. Yego murakoze, ni muri turabakunda cyane. Nawe urakoze cyane, ugubwe neza. Arakoze Pascal. Mu by'ukuri birasaba nyine ko abisobanukirwa neza. Yego, allo? Muraho namwe, ninde tuvugana? Jean-Marie, turakumva neza. Nakurikije ijoro ntirikorerwa. Yego. Niba ufite ibyo gusoma muri Yobu. Ntabwo tujya mu bintu byinshi kubera ko iminota turafite uyu munsi ni mike cyane. Tubwira icyo wasomye ushaka kutubwira wihuta kandi. Tubwire icyo wasomyemo kugira ngo twihutishe twakire n'abandi kandi udatatira intego y'ikiganiro. Oya, ntabwo natinze ikiganiro gusa ibi biri muri telefone kandi niyo ndi gukoresha, ntabwo nabona uko ngisoma. Tubwire icyo ushaka ko tuvuga rero, cyangwa se icyo wasomyemo wowe muri make, singoma ngo tuye gusoma. Iyo uhamagaye gutya ugomba gukoresha umwanya neza tukakira n'abandi. Yego, ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa. Turimo turasobanura uburyo Imana yaduhaye ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu. Turimo turasobanura uburyo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse.
ari nabwo butwigisha. Turakumva? Ari nabwo butwigisha kureka kutubaha Imana kose n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo byo kuzabona ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we mwami wacu ukomeye ndetse n'umukiza. Mu by'ukuri abantu benshi bashidikanya ku buntu bw'Imana, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine budukiza ndetse akaba ari bwo butwigisha. Nta yindi nzira ihari yo guciriramo uretse kwizera ubuntu bw'Imana. Mukomeze muduhamagare, mudusangize namwe uko mwakira ijambo ry'ubutumwa bwiza tuvugira kuri izi mikoro za Country FM. Tubibutsa ko turi no kuri YouTube. Wajya kuri YouTube ugashyiramo Ijuru Ntirikorerwa TV, Ijuru Ntirikorerwa TV, ukadukurikira. Allo Country FM. Naho wakurikira ibiganiro byacu tudahwema gushyiraho, ndetse n'ibiba byanyuze kuri radio turongera tukabidifiza kuri YouTube kugira ngo abatabasha gukurikira radio nanone babikurikire. Mu by'ukuri rero iyo YouTube channel yagufasha muri byinshi. Nasubiye. Twakwakiriye. Allo. Yes, allo. Yego Jean-Marie, yego. Mwari kuvuga ngo ikiganiro cyanyu cyitwa Ijuru Ntirikorerwa. Yego. Ni gute umuntu muvuga ngo Ijuru Ntirikorerwa? Yego. Kandi Imana yaratubwiye ngo mukore kugira ngo muzabone ijuru. Oya, ntabwo Imana tubwiye ngo dukore kugira ngo tuzabone ijuru, ahubwo Yohana 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ijuru turiheshwa n'ibyo Yesu yadukoreye, ntago turiheshwa n'imirimo yacu. Yohana nanone mu butumwa bwiza 14:6 Yesu yaravuze ngo ni nge nzira no kuri n'ubugingo, nta wajya kwa data atari ngewe umujyanye. Abaroma 3:23 ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. 24 ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Muri Bibiliya ko batubwira ngo umuntu yabasha kwitumukiza imbere y'Imana. Ntiwumva se nyine ahubwo niba cyangwa wabyawe n'umugore yabasha kuba intungane. Urakoze cyane, ayo magambo nyine ari muri Yobu. Iyo uza kumbwira kandi nicyo nyine washakaga kuvuga, twari kugufashiriza aho ngaho. Bivuze iki? Bivuze ko wowe ubwawe ntago waba umukiranutsi biciye mu ngeso zawe. Nicyo ushatse kuvuga. Nta muntu waba umukiranutsi biciye mu ngeso ze, kubera ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Noneho kugira ngo abakiranutsi Jean-Marie, umva ukuntu bigenda. Imana yafashe ibyaha bya Jean-Marie byose na mbere yuko Jean-Marie avuka. Kubera ko Imana yari ikuzi nk'umuntu uzakomoka kuri Adamu kandi ukavukana kamere y'icyaha, yari bizi ko utabasha kuba umukiranutsi, nyine nk'uko nawe wisomeye muri Yobu. Ifata ahubwo bya byaha byawe byose ukomora kuri Adamu ibikuvanaho ibishyira ku mwana wayo Yesu Kristo. Irangije imwica urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rw'abanyabyaha, rwa rupfu agomba kuzapfa ugiye mu nyanja yakomorwa n'amazuku. Imana irwica Yesu, ariko wowe usigara uri umwere kubera ko ibyaha byawe byagiye kuri Yesu n'igihano cyawe akaba ari we ugihanwa. Iyo wizeye ibyo rero Imana igukuraho urubanza rw'ibyaha ugahinduka umukiranutsi. Nusoma mu Baroma 10:10 haranditse ngo umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Noneho ni gukiranuka ubarwaho, ntago ari gukiranuka wakoreye. Ayo magambo muri yo nyine agaragaza ko utabasha kuba umukiranutsi wabikoreye, ariko noneho wabasha kuba umukiranutsi kubera Yesu, noneho bigakunda. None se yego ko ikiganiro cyanyu ije yanyu n'irivuga ngo Ijuru Ntirikorerwa. Yego uko bimeze niko bimeze. None se uvuga gute ko ijuru ridakorerwa kandi nawe gute turi kuvugana uri gukora ijuru? Oya, sindi gukorera ijuru, ahubwo ndi kwamamaza ubutumwa bwiza buvuga ko nyine Imana yaduhaye ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu. Ijuru namaze kuriheshwa no kwizera Yesu, ariko twaherewe ubuntu kugira ngo dutangire ubundi.
mbese Imana yaduhaye ijuru ku buntu muri Kristo, ariko iduhereza natwe inshingano zo gutangariza abandi bose uburyo ijuru nyine Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo. Ariko sindi gukorera ijuru, ahubwo namaze kuryandikirwa kubera kwizera Yesu Kristo. Ayo magambo mvuze nayo ari mu Bakorinto ba 2:5-18. Handitse ngo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije duha umurimo wo kuyunga n'abandi. Yego, sindi gukorera ijuru rwose. Ijuru namaze kurihabwa, nizeye ko nababara ibyaha byanjye byose, nizeye ko natsindishirijwe, nizeye ko iwacu ari mu ijuru mbikesha Yesu. Ariko umuntu wamaze guhabwa ijuru ku bwa Yesu nta yindi nshingano aba afite, ni ukubwira n'abandi nabo ko ijuru ryatangiye ubuntu, kugira ngo nabo bizere bazajye mu ijuru ku bwa Yesu. Rero uko nabyumvaga bitewe n'ikiganiro cyanyine n'uko mutambutse ikiganiro kuri Kante FM, ubwo numvaga ko niba ufashe umwanya wo kuvuga ngo kwa cyane sinumvaga kuri radiyo gutambutse ikiganiro gikeneye tayari muri njyewe numva kuri gukorera ijuru kuko utaje ntabwo waba uri gukora. Oya siko, ariko noneho wabyumvishe noneho bitandukaniye. Ntacyo, urakomeza utega amatwi, ntago wahita nyine usobanukirwa umunsi umwe, ariko uzakomeza utega amatwi, na nyuma y'ikiganiro uze kuduhamagara, ndaza kuguha nimero umpamagaraho mu gikari, nkomeze ngufashe usobanukirwa uburyo Imana yaduhaye ijuru ku buntu. Hanyuma none ibyo turi kuvuga ubu ngubu si ukugira ngo tuzajye mu ijuru, ahubwo mu gihe tukiri mu isi nta kindi Imana idusaba, twebwe bamaze guhabwa ijuru, ni ukubwira abandi iyo nkuru nziza y'uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu, kugira ngo nabo bizere tuzajyane mu ijuru. Kubera ko ijuru ntabwo ari ritoya, ntabwo dushaka kuribamo twenyine, turifuza ko nawe uzaribamo n'abandi bose tuzarijyanemo, kubera ko Imana ni inyabuntu cyane, irashaka kuzabana nawe, ntabwo ishaka kuzarimbuka. Yego, urakoze cyane, reka twakire n'abandi. Ijoro ryiza. Nibyo aribaza ati none kuki mwahawe ijuru ku buntu mukaba muri kuvuga ubutumwa bwiza, ariko nyine dukwiye kubuvuga nyine kubera ko nyine twahawe ijuru ku buntu, ni nabwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza n'ububwira abantu nyine ko Imana yatanze ijuru ku buntu, ahubwo ntabwo turi kurikorera, ahubwo turavuga ubutumwa bwiza bw'uko nyine ijuru ahubwo ryabonetse ku buntu. Niyo nkuru nziza idasanzwe ikwiye kwinjira mu matwi yawe uyu munsi, nawe ugasangira natwe ibyo byishimo byo guhererwa ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu. Nimero muri kuduhamagaraho ni 0782 hanyuma iyo ni MTN, noneho Airtel ni 0738 mukomeze muduhamagare mu minota dusigaranye kugira ngo dusangire ijambo. Ni karibu rwose tubakire, dusangire ijambo, dusangire ibitekerezo, dukomeze twishimire ubuntu bw'Imana bwaduhaye kubabarirwa ibyaha, bwaduhaye gutsindishirizwa, bwaduhaye kwemerwa n'Imana, bwaduhaye kuba abera, abakiranutsi, abantu Imana itabaraho icyaha bidaciye mu mirimo yacu. Hari uwaje, reka tumwakire. Allo Kante FM. Allo Kante FM. Mukomeze muduhamagare. MTN 0782 0782 Airtel 0738 muduhamagare, dusangire umunezero w'ijuru ry'ubuntu. Ikiganiro ni cya kindi, ijuru ntirikorerwa, Imana yaritanze ku buntu bwo yatangaga Yesu, nicyo cyazanye Yesu nyine. Ubundi umucunguzi nicyo bivuze, akora ibyakunaniye ariko wasabwaga gukora, hanyuma ibyo akoze bikakwitirirwa nk'aho ari we wabikoze. Ibyo Yesu yakoze rero, yishyizeho ibyaha byacu, twe twagombaga guhanwa, araduhanirwa kugira ngo nitumwizera dukurweho urubanza rw'ibyaha, ahubwo duhinduke abakiranutsi imbere y'Imana, duhinduke abaragwa b'ijuru tubikesha Yesu. Nawe uyu munsi wararana ibyiringiro by'ijuru, nawe uyu munsi warara uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru bikesha Yesu. Ntabwo twifuza kuzarimbuka, kandi imiryango y'ijuru ikinguye. Imana ni nziza, yatugiriye ibyo undi muntu wese atatugirira. Allo Kante FM.
twabakiriye mwegere hirya ya radio. Imana ni nziza cyane, niho urukundo rw'Imana rugaragarira, niho urukundo rw'Imana rwagaragariye, ni mu gutanga Yesu kugira ngo adupfire, adukureho urubanza rw'ibyaha, duhinduke abakiranutsi, abera, abaziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha na kimwe. Allo Country FM, abantu Imana itabaraho icyaha na kimwe. Tekereza kuba mwisi umeze utyo, tekereza kuba mwisi uzi neza ko wababariwe, nta rubanza rw'ibyaha ufite, umutima wawe utekanye, uguwe neza, umutima wuzuyemo amahoro y'ijuru. Allo Country FM, Allo Country FM, allo. Ashobora mu kibazo cya network, ariko mukomeze mugerageze, mu minota dusigaranye tubakire, dusangire ibyo byishimo by'ijuru ry'ubuntu twaherewe muri Kristo Yesu. Niyo nkuru nziza tubabwira, ni inkuru nziza y'umukiro bari mu isi. Allo Country FM, turavugana nande? Navugana na Siganto Harisisi. Yego. Kuki abandi batubwira ko ijuru umuntu agomba kurikorera, mwebwe mukavuga ngo ijuru ntirikorerwa? Yego, ariko uko biri kose muri byinshi bivugwa haba harimo ukuri. Havugwa byinshi ariko ukuri ko ntago ari kwinshi. Ukuri ntago ari kwinshi. Mu by'ukuri Imana yaragukunze, igutangira Yesu kugira ngo agupfire. Hanyuma Yesu nagupfira, umwizere ko yagupfiriye, ko yagukuye urubanza rw'ibyaha, hanyuma uzajye mu ijuru ubikesha Yesu. Uramutse wakorera ijuru, Yesu ntacyo yaba yaragukoreye. Nyine gukorera ijuru, abandi ko bavuga ngo ijuru rirafatirwa, nyine ugakora neza kugira ngo uzajye mu ijuru. Gukora neza ni byiza, ariko ntago byakujyana mu ijuru. Utujyana mu ijuru ni Yesu. Niwe wakoze ibyo twasabwaga, niwe wapfiriye ibyaha byanjye n'ibyawe, kugira ngo numwizera ukurweho urubanza rw'ibyaha, ahubwo ube umuragwa w'ijuru. Yesu niwe wavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wajya mu ijuru atari we umujyanye. Ntabwo tujyanwa mu ijuru n'imirimo yacu, ahubwo tujyanwa mu ijuru n'umurimo Yesu yadukoreye. None bara bavuga ngo nzakuramutsa Mariya. Urumva ibivugwa ni byinshi, ariko wowe reba ibyawe, wizere umurimo Yesu yakoze, wibonere ibyiringiro by'ijuru, ube mwisuzi neza ko iwanyu ari mu ijuru. Yego. Hanyuma abandi bo hazavugwa byinshi, ariko wowe wizere icyagukiza, wizere ko watsindishirijwe na Yesu, wizere ko wari ibyaha byawe byose, ube mwisi utunze ibyiringiro by'ijuru ku bwa Yesu. Hanyuma ahubwo niwizera ibyo, uzabwira n'abandi nawe icyagukijije, kugira ngo nabo bakizwe, nabo bazaraganwe nawe umurage w'ijuru. Reba ibyawe rero, naho abandi bo bavuga byinshi, ariko reba icyo ijambo ry'Imana rivuga, aba ari cyo wizera, naho ibyo abantu bavuga bo byaba byinshi. Yego. Urakoze rero. Ijambo rero nanjye dusangije ry'uyu munsi. Yego. Risanga muri Yeremiya 33. Yego. Umurongo wa 1 kugeza ku 3. Urakoze, twabyumvisha. Ubwo abafite akanya baraza kuhasoma, reka dukomeze kujya twari dushoreye. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, nibwo butwigisha. Utari wakira ubuntu bw'Imana nta n'ikindi mu by'ukuri ubuzi, nta n'ikindi wakwigisha abantu, kandi wakira ubuntu bw'Imana nawe nta kindi afite kiruta ubwo buntu bw'Imana. Allo Country FM. Allo. Turakumva, urinde uherereye he? Ndameze Jean Claude Merero Rubavu. Yego Claude. Ningira ngo ntabwo rikorerwa. Yego. Kandi ijuru rirakorerwa. Ni iki wakora ngo uzajye mu ijuru Claude? Kugira ngo uzakore mu ijuru, uzajye mu ijuru wafashe imfubyi n'abapfakazi. Ntago byaguhesha ijuru. Reka nze nkubwire muyobozi. Ihangane gato tugufashe kubera ko umwanya ni na mutoya.
umurimo uduhesha ijuru ni umurimo Yesu yakoze, ntabwo ari umurimo twebwe twakora. Uramutse wakorera ijuru Yesu yaba yarakoreye ubusa. none se twe ntacyo twakora ngo tuzajye mu ijuru? Ni ukwizera icyo Yesu yakoze. icya cumi n'amaturo bikagenda ute? Icya cumi n'amaturo ntabwo ari inzira y'ijuru. Mu ijuru azajyayo abakiranutsi, kandi umukiranutsi ni umuntu Imana itabaraho icyaha ku bwa Yesu. Umusambanyi n'umujura bazajya mu ijuru bate? Mu ijuru azajyayo umukiranutsi ku bwa Yesu, ntabwo azajyayo umusambanyi, ntazajyayo n'umujura. Azakiranuka utari gusambana, azakiranuka yizeye ko ibyaha bye byose byashyizwe kuri Yesu, Yesu akabizira, bityo agahinduka icyaremwe gishya, agatunga ibyiringiro by'ijuru abikesha kwizera Yesu Kristo. none se niyizera ko Yesu azajya mu ijuru, wenda ko ayakiranutse ku bwa Yesu, yarangiza agakora ibyangwa n'amategeko y'Imana. Amagambo twasomye ari muri Tito 2:11 kumanuka, haravuga ngo ubuntu bw'Imana butuzanira agakiza ariko bukanatwigisha, kandi butwigisha ngo kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, ngo bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we mwami wacu ukomeye n'umukiza. Amen. Ibyo ndabyumvisha. Yego rwose, uze kongera uhasome neza aho hantu tuvuze. Nta nubwo ibyo wabishobora atari ubuntu bw'Imana bubugushoboje, ahubwo ubwo buntu bw'Imana nibwo wizera bukagukiza, bukaguhisha ibyiringiro by'ijuru, ariko bukanatuma wirinda ahubwo ubwo buntu aribwo bubikoze muri wowe. Mu by'ukuri urabanza wumve neza ubuntu bw'Imana, uburyo buguhesha ijuru, uburyo buguhesha imbabazi z'ibyaha, uburyo bukugira umukiranutsi, uburyo bukugira uwera, hanyuma ubwo buntu ni nabwo buzagushoboza nuko kwirinda no gukiranuka mu ngeso n'imibereho inezeza Imana, kwirinda irari ry'ibyisi, byose uzabishobozwa n'ubwo buntu bw'Imana. Ariko wirinda, ariko wiheshejwe n'ubuntu bw'Imana. ubundi ubuntu bw'Imana bushobora kubigufashamo, ariko noneho nibwo ahubwo wowe ubwawe ntacyo wakwishoborera, ahubwo nyine izera ubwo buntu bwagukijije, wizere ko wababariwe ku bwa Yesu, wizere ko wemewe ku bwa Yesu, hanyuma ubwo buntu buzakwigisha n'ibindi. Iminota dufite ihangane gati, iminota dufite irarangiye, turagira ngo tubahe nimero muduhamagaraho mu kanya mu gikari. Noneho ibibazo bindi mwaba mufite muze gukomeza kubitubaza, ariko iminota dufite muri studio yo isa nkaho irangiye. Tugiye gutanga nimero zacu bwite, uzikurikire uhita uzandika, noneho uze guhita uduhamagara. Ndaguhamagara ariko ijuru rirahananirwa. Nimero murahamagaraho mu gikari ni 0788444257, iri no kuri WhatsApp, wayandikaho tukagushyira no kuri WhatsApp group, ukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwajya no kuri YouTube channel Ijuru Nikorerwa TV mugakurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Reka rero mbashimira abo twabanye mwese, amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen.